turahazi ariko ubwo n'abasanzwe babenura n'abasanzwe babenura turabazi sibyo ego ndakumva rero kugafata bakagahanduramo akaba ariko buririraho ni ukuri yaza ari umugore w'ikigoryi utagira ubwenge ntago baba bataramugera mu maguru ariko kuko yarezwe mu mwuka no mu mubiri kandi akaba agifite indangagaciro za gikristo na n'uyu munsi nongere mvuge ngo abari guharamba ruriya rugi nta kindi bakeneye nese bakeneye yiki ubutunzi bwonyine se no kumugusha mu cyaha bamukubitire kuba ari wenyine hanyuma nibarangiza babenure nyine kubenura se ni ugusuka hasi ugapakurura byose n'ugenda kimusigamo hanyuma se Samusoni ntibabenuye mu mutwe kode zose bakazivanamo Delila se yamugenje ate rero niba jewe Theogene ncitswe mu byo mvuze abantu biterura imipanga n'amacumu nta byacitse ahangaha reka tunikomereza cyane kubera ko hari nta kintu baduha rwose pe nukuri ishyari ry'abayutubazi na bamwe mu biyita abakozi b'Imana ntago impanuka zirangiye nicyo wapfuye na Plaisir nicyo we ntabwo azi ko mbizi ariko jyewe ndabizi then ishyari ku muvuduko uri hejuru nibyo rero nababwiye ejo bundi ndababwira ngo hari umuntu uzakubitirwa ku rugo rwa nyakwigendera Theogene nta kintu baduha rwose pe nukuri ishyari ry'abayutubazi na bamwe mu biyita abakozi b'Imana ntago impanuka zirangiye nicyo wapfuye na Plaisir nicyo we ntabwo azi ko mbizi ariko jyewe ndabizi then ishyari ku muvuduko uri hejuru nibyo rero nababwiye ejo bundi ndababwira ngo hari umuntu uzakubitirwa ku rugo rwa nyakwigendera Theogene sebukwe atarava gukaraba yaravuze ati mukobwa rero inzu y'umuhungu wanjye ndayishaka muramukazi wati iryo ribaya waba uzi ko ari ryo musaza wanjye yaguhaye muramuwe uvukana n'umugabo aravuga ati izi ntebe ntago wazicaramo turazikeneye deni mu yandi magambo umugabo amaze gupfa kwa nyirabukwe baramwihanganiye kuko yari asigaranye umwana navuze ngo niyemera umubenure nuko aho babenurirwa tuhazi yego sibyo twe turi umwana w'umupfakazi bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini bukeye Yesu ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ni ukuri ntabwo Yesu yigeze agenda wenyine abigishwa baramukurikiye kandi n'abantu bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi umwami Yesu abonye uwo mugore upfushije umugabo n'umwana amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara hanyuma abakikoreye barahagarara atahira ni imwe yonyine iravuga ngo ni ukuri iyo niyo ndero tugomba kugira ariko abantu bakomeje kugaruka cyane ku kintu kijyanye no kuvuga ngo Theo kuki ukoresha indahiro zikomeye cyane ari n'umwe wabivuze mwene kamivuye muri buno buryo ngo ukoresha indahiro nk'iza Pastor Mutesi bakaza bakarunda kuri izi mbuga ngo dore umugore wa runaka dore umugore wa runaka dore umugore wa runaka ntabwo waba ufite abagore wadepye mu nzu nabo watendetse ubizi neza ko isi izakubona ngo uze kuri iyi mihanda uzuvuge ko ugiye kurongora ubikorera iyo hirya iyo bagashiduka noneho inkuru zigasohoka bati runaka yakoze iki ubukwe ntabwo rero naba nicaye hano nzi ko Induba hari umukobwa Masaka umukobwa Kicukiro umukobwa Kacyiru umukobwa Nyabugogo umukobwa Remera umukobwa ABCD hanyuma ngo nindangize nze hano yego abantu bamenye ko twamenyekanye social media nta muntu uza kuyiyoberanyirizaho yego kuko ku kanya uhita ugaragara reba nyakwigendera
Pasiteri Theogene Imana imutuza heza, mwabonye umubare narabivuze ejo bundi munyataka kuri audio, mwabonye abana bagaragaye, si we wenyine, buri muntu wese n'urugero niki muri social media iyo umuntu azanye ikintu cyo ku buzima bwe muhita muzana igihabanye n'icy'ubuzima bwe. Reba Rusagara ngo umugore wa runaka wa kangahe, umugore wa Rusagara wa 6, uwa 10 nawe arabonetse. Kandi dore ukuntu mubigenza Pasi, wihangane wenda iyo ngeso sinyikuziho. Umuntu akagenda agaha umuntu 5,000 kavuga ati ndashaka kunsebereza runaka, ni ubwa mbere mu mateka nguye mu ikosa muri social media, audio nari mpaye uramupagana, sibyo? Kandi nabwo kuyimuhana uko yaraje ngira ngo umuhanuzi w'Imana abantu benshi cyane nkuko bamuzi, ibibazo bitoroshye cyane n'ibihe bikomeye cyane ari gucamo. Reka tumubwire ngo komera kandi ukomeze urwane ishyaka ry'umurimo w'Imana. Theo Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Urakomeye? Ndashima Imana. Nkunda ukuntu wambaye neza rwose. Imana ishimwe. Imana yabwa icyubahiro cyane. Ngira ngo reka mwikano kanyisuza abantu badukurikiye twese, kugira ngo aho bari hose mu mpande z'isi bahabwa ikaze n'iri jambo ry'urufunguzo ugiye kuduhereza kugira ngo tunasengere kino kiganiro, ubundi tuendereye sasa. Iduhana umugisha. Amen. Mbibutsa ngo mwindebera muri audio iri gutreninga, mu ndebere mu mwami. Niba umwanzi yarandashe nkavuga ijambo ridakwiye, mu mbabarire kandi ntirikomeze kubacumuza. Theogene ndi umukristo, nkomeje urugendo rwo gusenga. Imana igumugisha cyane. Yego, ni na byiza cyane kandi reka unatuyobore muri ino sengesho kugira ngo maze dutangire, kuko nta mwanya wo gutinda kubera ko ni byinshi cyane tugiye kuganiraho bikomeye cyane birimo n'ubuhanuzi bw'ibi ngibi byose n'ijambo ry'Imana. Reka utuyobore n'iri sengesho kugira ngo Umwuka Wera aze n'ubundi agumare natwe muri kino kiganiro. Mana yacu turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, ni wowe wenyine wamamaza umuntu akamamara, ni wowe uha umuntu abantu, ni nawe bamukuraho. Ntidutewe ubwoba n'ibihe turimo kandi dukwiriye kubihagararamo tukabikomereramo. Sengeye abari mu bihe biri hejuru y'ibitwe turimo, ubaho umutima ukomeye nk'uko ijambo ryawe bivuga Joshua 3, aho wamubwiye ngo Joshua ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza umutima. Ndasenze ngo abagiye kudukurikirana, ndi umugabo wakoze ubukwe ku itariki 28 z'ukwa 9 umwaka w'2013, hari kuwa 6. Uwo munsi hari habaye umuganda. Ntago nagize umugisha wo kubaka, icyakora mbaye ndi imfura mu bashenye sava, mbaye ndi n'umuhererezi, izo nkuru zanyu zaba zifite ishingiro. Yego. Hanyuma no kuvuga ngo nkunda kubwira abagabo bibana ubwo barahita bana, akomeze gusakara mu mitima yacu mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Kibero ni cy'Imana n'ubu n'iteka ryose kandi n'ubundi kizahoraho, kubera ko kirihariye kandi n'igisimburwa ntikinagereranwa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Tewe abantu benshi cyane badukurikiye, yenda banishimiye cyane ko bagiye kumva muri iyi side. Hari abantu nabonye muhagararanye mu bihe bitoroshye, hari nabo nabonye n'ubundi mwanagendanye, mwanakoranye, mbese mwasangiye akabisi n'agahiye, n'ubundi bari kurushaho kuvuga uti ibi bintu n'ubundi nuko bimeze. Reka tubibabwire namwe uko mubibona kandi nako biri koko. Sasa Theo, ubundi ibihe by'intambara urimo ni iki kwifasha kugira ngo abantu babone ukomeye, kubera ko ahari niba bakagombye kubona avuga bijyanye yenda n'ibihari n'intambara yo kurwana n'ibindi byose uri kunyuramo, ariko reka unatwibwirire iyi ntambara. Iyo umuntu ari mu bihe by'intambara nk'uko nguko ubirimo, urwanisha iki kugira ngo uhagarare ukomere kandi udatsinzwe n'umwanzi? Buriya rero abantu baduteze amatwi batwumve, iyo wahamagawe utarihamagawe birakorohera gukomera, ariko iyo wihamagara avuga uti harya ubundi siki ndarwana n'iki ko narinje muri ibi nshaka ibirayi, numva nzahita mbona inzu, numva nzahita mbona imodoka, ndi mu biki. Yego. Ariko iyo ari Imana yaguhamagaye, burya ikwambika imbaraga z'iki guhamagariye. Icya kabiri, buriya Theogene ntago njya nemerera igihe ko kingumana,
nkoresha buryo ki bwihuse nkakiyambura yego njye ndakiyaka ntago nkireka ngo kingumane. Niyo mpamvu buriya gusenga utitaye kuri komanteri z'ibitutsi wakigoryiwe n'ibindi bisa nabyo, oya nta mpamvu. yego ntago turi muri paradizo, kandi narababwiye ngo abacumujwe n'ira audio mumbabarire, ni nabyo ni nako kuri cyane ko ntago nari ndi inyuma y'abakobanyi, ahubwo uburyo mwayumvisemo igasesengurwa n'abapagani yego ni nabwo mwabitwayemo mubijyana muri urwo ruhande. Undebera muri audio we yanangonga cyangwa akanankubita, ariko undebera mu mwuka no guca bugufi no mu ijambo ry'Imana wowe twajyana. Rero abamvuyeho ni abatari abanjye, ariko abanjye twaragumanye. Abamparaye baragiye, ariko abankunze turi kumwe. Nukuri kandi reka rero mbashimire mbavuge ngo mwarakoze, murahari, ndi kubibona. Kandi nukuri nubwo iyi audio yacumuje abantu, ariko nanjye yanyeretse byinshi. Nukuri rero Imana ibaha umugisha. Nanasaba ngo ntagire umuntu wongera kuyitaho, ahubwo muturebe mu isura tujemo. Nukuri Imana dushakamo cyane ko Theo ntarageraho umwanzi atarasa imyambi. Murakoze. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ari nabyo koko ndimo nyuza amaso mu butumwa butandukanye abantu bagiye banyoherereza, harimo n'ibibazo byinshi cyane ndaza kugenda nkubazaho, ariko hari umwe wanditse ahangaha: Theo, Imana ikubabarire kuko bakunogoyeho amaso, ahubwo senga Imana yongere ikumereze umusatsi, kuko amazina y'aba bantu yavuze barashaka kukwangisha abantu. Gusa abakunzi bawe twarababaye, kandi Imana ikubabarire, kandi uri umuntu, kuko abantu turi abanyantege nkeya, ariko ugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko wirinde kuryana nkayo. Ni ukuri ube maso cyane, kandi turagukunda cyane. Uwo muntu Imana imuha umugisha. Ni ukuri Imana imuha umugisha ukomeye. Ubundi rega, uretse ko nabaye nk'umuntu wenda ushaka nanjye kuneka mu bintu ntamenyereye, ubundi biriya bikwereka ko umuntu atamenyereye induru. Noneho uraza kumva neza irashyeshyenga, iraude iraseshenga. Ari naho naje gukora ikiganiro kivuga ngo buriya buhanuzi bwarira yerekwa ry'ura mubyeyi nirisohora nzarambika Bibiliya. Nuko jyewe nari mbizi ko bidashoboka, sibyo? No mu gutanga audio nyitanga nabi, neka nabi, bingiraho ingaruka. Ari nayo mpamvu nashobora kurakarira umuntu wese wantutse, ariko sinabura kubabwira ngo nabo bihane gutukana. Nabo bihane gutukana. Ijuru ni iry'abera. Imana iduhana umugisha. Ni ukuri hari ikintu gikomeye abantu benshi cyane nabonye nakitubwireho. Ubundi Bibiliya itwemerera indahiro tugomba kurahira ni imwe yonyine, iravuga ngo ni ukuri. Iyo niyo ndahiro tugomba kugira. Ariko abantu bakomeje kugaruka cyane ku kintu kijyanye no kuvuga ngo Theo, kuki ukoresha indahiro zikomeye cyane? Hari n'umwe wabivuzemo nakabivuye muri buno buryo, ngo ukoresha indahiro nk'iza Pastor Mutesi, ngo murahira indahiro zazindi ziteye ubwoba, ngo kabishwe mukundana ngo muri bamwe. Indahiro rero pasi, indahiro, hari indahiro yose igira agaciro, yego, bitewe n'uburyo wowe uyiteruye mu ndiba y'umutima. Then mu yandi magambo, ijambo ni ukuri ntago rihagije. Bibiliya idusaba ko turahira ngo ni ukuri. Ariko twebwe mu kwirengera no gushaka kugaragaza ukuri kuri muri twebwe guhamye, twongeraho ibindi. Niba hari ikintu kingora nshobora kurara ntaryamye bikaba byatuma manuka y'igishanga nijoro, ni ibintu bibiri. Iyo nabeshye, nacitswe wenda nkabeshya, niyo hari umuntu nababaje, sinshobora gusinzira. Rero abantu bamenye ngo umuntu wese afite uko ateye, sibyo? Iyo urahiye ikintu cy'agaciro, urabona Yefuta ahiga umuhigo, wenda yari azi ko mu nzu ye hari busohokemo imbeba cyangwa umwana w'ihene, ariko agiye kubona umwana we w'umukobwa w'ikinege yabyaye niwe usohotse mu nzu. Ko yari yavuze ngo Uwiteka numpa kunesha abanzi banjye, igisohoka mu nzu bwa mbere
ndagihigira Uwiteka, ndagihigurira Uwiteka. yego. Yefuta rero kuko yari umutunzi agira ngo hari mu nzu haravamo imbeba cyangwa se umwana w'ihene cyangwa se inkoko, agiye kubona abona umwana we w'umukobwa umwe yabyaye wenyine niwe usohotse. Mu yandi magambo ntago Yefuta yahize atazi ibyo ari guhiga, ahubwo havuyemo ibyo we atatekerezaga. Niyo mpamvu ndi hano kubabwira ngo sorry mumbabarire. Ese Pasi Karame, ko nshimye ko induru ibaye itya kuri uru rwego ari audio, yaba Theogene hari aho nafatiwe kamera ikamfata ndi gusambana cyangwa ndi mu kabyiniro runaka, biba byubatse gute? Wenda audio nayoherereje umuntu, ariko si yaba ari nge nyirizina noneho uri kubyina mu bintu cyangwa se narafashwe ndi gusambana, noneho biba bimeze bite? bari izindi nkuru ziremereye cyane. Abantu bige kubabarira kandi bajye bafata ibintu babirenza amaso. Icyambere audio nayitanze ntaguye pe, kuko ninjye wari uzi umwuka mpagazemo. Kandi uriya mubyeyi sibyo Pasi? Yego. Uriya mubyeyi mama Asiya banamureka tuze pe aruhuke mu mutwe. Iyo aza kuba ari umwe mu bagore b'iyi mihanda, yego, sibyo b'abapagani batakebwe bapfuye mu mutwe, yego, mukuri yari kuza yiruka ngo Imana igize ite iravuze. Cyane ko kenshi n'ababasambanya bababwira ko beretswe cyangwa se hari Imana yageze gute yakoze. Rero kuvuga akantu kubenura abantu bakakuririraho, ni ukuri bari kumubenura iyo aba ari umugore w'ikigoryi kuko ntibabenuye bake. Buriya kari akantu navuze ngo niyemera umubenure, nuko aho babenurirwa tuhazi, yego, sibyo? Twe turahazi, ariko ubwo n'abasanzwe babenura, n'abasanzwe babenura turabazi, sibyo? Ego, rero kugafata bakagahanduramo akaba ariko buririraho, ni ukuri yaza ari umugore w'ikigoryi utagira ubwenge, ntabwo baba bataramugera mu maguru. Ariko kuko yarezwe mu mwuka no mu mubiri kandi akaba agifite indangagaciro za gikristo, na n'uyu munsi nongere mvuge ngo abari guharamba ruriya rugi nta kindi bakeneye. Nese bakeneye yiki? Ubutunzi bwonyine se, no kumugusha mu cyaha bamukubitire kuba ari wenyine, hanyuma nibarangiza babenure nyine. Kubenura se ni no gusuka hasi ugapakurura byose n'ugenda kimusigamo. Hanyuma se Samusoni ntibabenuye mu mutwe kode zose bakazivanamo, Delila se yamugenje ate? Rero niba jewe Theogene ncitswe mu byo mvuze, abantu biterura imipanga n'amacumu nta byacitse ahangaha. Reka tunikomereza cyane kubera ko hari gihe cyane cyane ubwo nagira ngo tubisobanure neza cyane muri case ya Mutesi, ubwo wari urimo uraganira na Prezil, I think nimwe ari muri muraganira, sinzi niba arahandi cyangwa se babivugiye. Hari abantu benshi cyane barahagurukiye Mutesi, ibyo bita guhaguruka, ariko bya bindi bita guhagurukana n'imizi byose bakubita hasi, babanye nawe, ibimenyetso simusiganye ngo byinshi cyane mwarabibonye, kugeza nubwo bamwe bagati wanabati Mutesi yashatse guhunga igihugu. Ngire hari ibintu nk'ibyo ngibyo nagiye numva. Hari abantu batanze ngo bagomba gufungwa mu byumweru 3 bitarenze ko bizaba byabaye. Icyo kintu ngire ngo abantu benshi cyane bakibajijeho, abantu bakavuga ati hari abantu batanze 7 cyangwa se ibyumweru 3 ko abazaba bafunzwe. Tinode ukwezi kugiye kwihirika, tinone kubera iki? Ubwo turazagaruka ku bya Justin n'abandi bantu bagiye utanga umuburo wabo kugira ngo nabiro nabyo bisobanure neza ku gihe runaka, nk'uko batanze ubuhanuzi abantu bakasigara bashaka kugusenyera cyane cyane mu byo wahanuye mu gihe byaba bitarasohora, bijyanye n'uko uwo watanze igihe ntarengwa yuko ibyo bintu bigomba kuba byabaye. Icyo ndi bubivugeho, ntago ndi hano gusobanura ubuhanuzi cyangwa kwisobanura mu buhanuzi. Umuntu we muri we afite gutuma Imana yigarura. Yego, umuntu muri we yateza Imana gusohoza ibyo twe twahanuye. Ariko nanone umuntu muri we yatuma ibihe bibi ku buzima bwe byegerayo. Nta kintu baduha rwose pe. Nukuri ishyari ry'abayutubazi na bamwe mu biyita abakozi b'Imana, ntago impanuka zirangiye. Nicyo wapfuye na Prezil, nicyo we ntabwo azi ko mbizi, ariko jyewe ndabizi. Then ishyari ku muvuduko uri hejuru. Nibyo rero nababwiye ejo bundi, ndababwira ngo hari umuntu uzakubitirwa ku rugo rwa nyakwigendera Theogene.
mukomeze muharambe muntondagirire kuri audio I nothing nta kintu bimbwiye icyo nzi cyo ni kimwe nuko nzi ko naranavuze ijambo rikomeye ndavuga ngo amarira y'abarengana yego aravuga of course so juste yihangana akomere ariko nta n'ikibi erega ngewe ubwanjye Theogene nta nzika ngira shano ukuri nta muntu ngirana nawe ikibazo mu buzima busanzwe hari abantu mwakabaye mutakivugana rwose pe for today rero niyo mpamvu nuko mbisobanuye kuba nshobora guhanura ubuhanuzi butarenze ukwezi nge ndi mu mwuka wo kutarenza ukwezi niba bifashe umwaka ni imbabazi z'Imana cyangwa se no gusenga kwaba cyangwa se no gusenga kuba bihanuriwe ibindi ntibindeba kuko Theogene ntago ari ngewe uha Imana umurongo ikoreramo ibyo igomba gukora ngewe nditiyo ndahanura nkigendera buri cano hanyuma rero kuza kunkubitisha ko bitasohoye ese ubundi nibisohora urunguka iki ngo baremera ko umuhanuzi hanyuma se niba mpanuye wenda ko Senturusu apfuye oya bivuge niba hanejiste ko apfuye Imana ikabimurokoye impanuka ebyiri mu mwaka umwe niba mu gihe kimwe n'urugero eske niba adapfuye bigutwaye iki si ugushima Imana ni kwa gusenga kwiwe hari icyo bigutwaye ndagira ngo mbabwire ko Imana iyo igukunda ikabona ugiye gutana irakunosha ikurya akara hanyuma hari ikindi ndengejeho mutegereze n'ibindi hari ikindi kintu ngira ngo twitseho kuko hari ibintu bikomeye cyane nshaka ko tugiye kuza kwinjiramo cyane bijyanye n'ino situation urimo navuga ngo itoroshye cyane nyuma y'ifungurwa ryawe tukaza kubona cyane cyane mu bantu ikintu yakomejeje ubundi tuganira ukomoza ku Musaraba TV na nyiri Umusaraba TV muri rusange baza kurana ikiganiro na Pastor Claude hari ibintu byinshi cyane nabonye byabayeho bikomeye cyane kandi biremereye ku mudamu ngo y'Uburundi mwiteguraga kubana umudamu y'Uburundi mwiteguraga kubana jewe Theogene nibishaka umudamu y'Uburundi mwitegura kubana yandi kuko ibyavuye mu kiganiro ushobora kutacyumvisha cyose yego n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo so uyu munsi Theogene ikintu cyiswe abagore sinzi ko abagore bagushyiraho niba uri muswati wabona aho baryamiye hari mushiki wa Nepo hari uwo mubana ntazi ngo harabaye bagiye bagaragara hari abo mu bihugu bitandukanye ngo bajye bemera ko muzabana for the end time ariko ubundi nawe hari ibyo wiyemereye avuga ati cyane po naramukunda ko Imana nabyo byakunze gutubana ariko ndamukura n'ubu ngubu ni inshuti nziza n'ibingibi gutya na gutya nanone ravuga ati hari urukundo ufite kuva muri Texas Dallas iyo ngiyo United States of America ugomba kuzaza bidatinze kandi tuzakora ubukwe niyo mwanshiraho iteka ariko we arankunda kandi amakosa yanjye azi ko ashoboka ne kimwe nuko azi ko ibyiza byanjye nabyo bishoboka that's it so tubwire ku kintu kijyanye n'ubundi sinambara hirya cyane ubwo umugore Theogene ateye ndagize gute abagore abana nabo hehe na hehe ibintu nk'ibyo nabonye no amuvana munyamukana na Pascal baravuze ngo nawe n'uwawe wende Pascal ari umudamu wakoranye kuri cano warabonye Pascal Pascal ari umugore kuri cano umugore wa Pascal namubonye kuri YouTube ngire mwaraganira niba ari Pascal mwari bari gukora kuri mugana na Pascal kandi I think ibintu byiri barya bere ibintu nk'ibyo baravuga nayo baba bamugushyizeho ibintu nk'ibyo ibi bintu bashaka kubimanaginga gute n'umurimo w'Imana kugira ngo tutakontrol kuko icyasha kibaryana ku cyamba Theogene nibishaka yego ndi umugabo wakoze ubukwe ku itariki 28 z'ukwa 9 umwaka w'ibihumbi 2013 hari kuwa gatandatu uwo munsi hari habaye umuganda ntago nagize umugisha wo kubaka icyakora mbaye ndi imfura mu bashenye sava mbaye ndi n'umuhererezi izo nkuru zanyu zaba zifite ishingiro yego hanyuma no kuvuga ngo nkunda kubwira abagabo bibana ubwo barahita banyumva biragoye kwisobanura mu gihe utubatse nukuri ugukubitiye mu gihe urimo nyine niyo nkonabonye kandi birumvikana nukuri ngakunda kubwira abagore mwibana sori mukomere mwihangane biragoye ko mwisobanura eske niba baransebeje nubatse k'umugore muca inyuma
hanyuma si uyu munsi noneho ndi njyenyine ndasobanura iki ku bagore? Icyo ni ikindi. So kugira ngo abantu badakomeza kwibaza, buriya biragoye. Niba umuntu yahagurutse kugusebya wowe ukajya kwisobanura ariko ataguhaye kode yakoresheje agusebya, icyo gihe hari ubwo uvuga ukavuga n'ibyo batakubajije. Rero Theogene ndakomeye, kandi ikibazo si abagore, ahubwo ikibazo ni abampagurukiriza abagore. Ikibazo si abagore nshinjwa, ikibazo ni abampagurukiriza abagore. Nk'uriya mwana nabonye ngo niba ari umurundikazi, bagafata ifoto ye bakayikubita kuri iyi mihanda, uze nk'umuntu bakundanaga aramubona ati biragenda bite? Ese baba bamusabiye uburenganzira ko ifoto ye bayizana kuri iyi mihanda? Uze niba yari afite fiance bakundana, cyangwa hari uwateganyaga kumubaza izina. Umuntu wese uri muri propose y'urukundo afata hirya no hino ashaka umuntu. Wenda mbasubize muri ubu buryo, kereka ahubwo nihaboneka umuntu akaza hano imbere ya kamera ati jyewe dore ibimenyetso dufitanye ngibi, ibyangombwa ngibi, amasezerano twari dufitanye ngaya, nimero ya mobile money mwoherereza amafaranga ngo yitegure ubukwe, dore ngizi message, wenda wowe namwumva. Ariko se ubwo nabyo binajyana ngo ariko hari ibyangombwa numvishe ngo ahantu ngo za ni Rulindo ngo wagiye gukorera umurenge. Rulindo wagiye gukorera umurenge mbere gato yuko haza kuzaho ifungwa ryawe. Umurenge? Wakoze umurenge muri Rulindo ngo umurenge se wa Muhango cye? nabyo musigano gize cyumba. Reka twere gutinda kuri ibyo ngibyo, gusa igihari nuko ibyo byose nta bihari. Erega ni inama zapanzwe pasi nunambaza ibi bintu rwose ari audio, ari ibi bintu mujugunye muri puberi. Already Theogene uri imbere ya kamera kakanya, sibyo? Yego. Nduwona ari ndiwe abantu bakimbona, sinteze guhinduka, ahubwo ubu nibo ndi mu kirere cy'umwuka. Kubera ko pasi umuntu abantu baraharara. Abantu baraharara, uwaguharaye azagusiga. Aka kantu nkunda kukababwira. Ariko inshuti yawe magara no mu bibembe byawe muragendana. Yego. Sibyo? Good. Ejo bundi Mukayobo amubwira ati yihakane se wipfire, ntago bari bararahira Karamata cyangwa Yesu agarutse. Nibibi ni byiza byose barisa. None se ubwo Theogene se ndinde wo kutatakwana? Nta bintu birenze. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba nukuri nta kibazo mfite. Naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu azi ibyo nkena byose ndamahoro. Nta kibazo. Reka twikomereze mu by'Imana, kandi naho tunaryamye cyane. Iyi mpanuka ya Justin ngire ngo wari wabikomojeho cyane, ariko ngire ngo Justin yari muri abo ko Justin yari mu byo bita team Mutesi yabanje kujya kubita gutya, ariko nyuma za kwigarura avuga ati nasanze Mutesi arengana. Binajyanye n'ibyo yagiye atangaza. Impanuka ya Justin wayivuzeho more of times, kugeza n'ubwo umudamu we tuganira njye nakora njye ikiganiro mu gitondo, avuga ati nje Imana yanyeretse iyerekwa mbona isanduku ebyiri hano muri runo rugo. Mwiyereka Imana yanyeretse, ndetse amagana n'umugabo ndabimubwira, mbona hari umuntu uri kuduhuhera ibintu uwo bikanyinjira mu matwi bisohokewe, akaba nyine ashaka ko twese dupfa. Ariko ngo yabonaga ari we ndetse n'umwana we, umwana we mutoye twa Joy. Binahura na bya bindi by'amasanduku wari wavuze cyane, bimwe nazize mfungwa n'ababifungiwe. Yego. So ibi bintu ku ruhande rwawe by'impanuka ya Justin bimeze bite? Kuko yaranze ati hari Imana yishaka ko nongera gukora, impamvu Imana isigaje kerete no kugira ngo dutunganye ibintu nk'ibyo bizasigaye bidatunganye. Murasetsa gusa. Tubwire noneho iki kintu ko gikomeye cyane, abantu bongeye kubona no bongeye kubyuka bakavuga ati bamwe baba ngo Theogene si umuhanuzi, mu biganiro by'ubushize ati n'ubundi arapapira, havuze ati nyamara wa mugabo arahanura da. Ibi yarabibabwiye none dore birabaye. Justin kuba atapfuye Imana ishimwe, habwe icyubahiro. Kandi mu by'ukuri nigeze mbivuga mbere, niba hari umuntu wivanze bikababaza Imana, Justin abamo.
yego, ariko Justin ni umukozi w'Imana, sumba byose, umukozi w'Imana ni n'umuntu ushobora kukwicaza. Justin afite impano yo guteza abandi imbere. Yihangane, ntabwo ari ukumusonga, ariko we ntava aho ari. Justin yakugira inama pe, ariko iwe iyo yigira muri we ugasanga biragoye. yego, Rero Imana iramukunda, erega Imana ikebura abantu, ariko bo nyine ukabona turagoye, ukabona ntitwumva, ntidushaka kumva. Naravuze ngo muri iyi saga, muri iyi nduru iri kwa Pastor Mutesi, yego, kubw'urupfu rw'inshuti ye, sinshaka kugarura ibitambutse. Hari abantu bari kumwiyoberanyaho, bari kwiriza y'ingona ngo bari kumwe, ariko nyamara hari uw'Imana iri butamaze muri bo. Ndavuga nti nimukomeze muharambe ingo z'aba bapfakazi batabigizemo uruhare, nyamara Imana umunsi barize ishyano rizabagwira, umunsi barize amarira yabo agashoka kuri ariya maso, ibizavamo muzabyirengere. ngo ni umufana we, uzimijuguju, ngo ni umufana wa Mutesi, ngo bose ni indaya, ngo bose bararindagiye. Ni ukuri, dore nicaye hano Pasi, ndarahira isumba byose, aka kanya ndi mu mavuta ateye ubwoba, ndicecekeye muri ubu buryo, ndi muri siransiye. Ni ukuri kwiyandemye, nta kintu murabona. Mutuze mwe murindire gusa murebe ikintu kiri bubere mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Ntarabana, ku rugo rwa nyakwigendera Pasiteri Theogene n'umugore we Asiya. Abantu babonye audio bagira ngo nifatanije n'abakobanyi. Mwe mutuze murebe, muraje murabona, muraza kubona. Ndarahira isumba byose Uwiteka wampamagaye, ntago turi bujye muri manda yo gutora. Iyi social media itaratungana, igishitsi gikomeye kiri muri social media kiraba cyamaze kuvamo. Mvuze igishitsi. Deni no kuvuga ngo social media mugiye kujya mwumva ijambo ry'Imana mufashwe, riyunguruye rizira intambara, rifite umurongo. Kuko niba hari ikintu Imana igiye gushigura muri izi social media, ni ibintu byigize akaraha kajyahe. Uranyumvise? yego, rero kubera ko hari izina wavuga ukabizira, wabana ngombwa ukaba wanapfa, ariko ndakubwiza ukuri, social media, abakameramani mwitegure content mu minsi iri imbere. Muramufite inkuru noneho z'ibyabaye, mwageze kuri tele mukabifata mukabona ko ibyo bintu byabaye, apana gukina amapuranka mukubita hariya. Dore mbivugiye hano. Nawe njyewe imijugujugu agahanga karamenyereye, n'inkovu zimwe ziri gusiba, ndakomeye. yego. Hari ikindi kintu ngira ngo twitseho kandi kinavuga cyane. Hari igisata cya gospel kirimo abantu navuga ngo bahagurukiye kugenza ibyaha by'abandi. Hari abavuga butumwa, hari abahanuzi, muri ubwo buryo bose bahagurutse ndetse bambariye urugamba rwo guhiga amafuti n'amakosa y'abantu bakunzwe kuri social media. Bahari igihe umuntu ukaza ugafasha abantu benshi, abantu bagafasha ati uzi igihe cyari gikwiye uvuga Imana nkafashwa, nkuko banavuga ati ko byagenda kose no matter what wese ariko ibi bintu nk'ibi. Iryo tsinda cyangwa se n'abo bantu, umuntu ubivuze gutyo muri ubwo buryo ati mu kwezi kwa karindwi ashobora kuvuga ati ni muri abo bantu, ese bimeze bite? Ariko nyine igisubizo n'Imana gifite iraza kubihishurira. Theo, reka dukomeze ahangaha sasa rero. Theo, uru rugendo rutoroshye cyane urimo rwo kwitegura kubaka, uru rugendo rutoroshye cyane witeguramo kuba ugiye guhindura irangamimerere ndetse n'inyito ndetse no gutangira umurimo w'Imana no kwimikwa. Theo, uru rugendo ibintu uraza zino ntambara urimo ntiziraza kuba imbogamizi ku cyo wowe ubwawe urimo urategura n'Imana yakweretse kandi cyenda gusohora vuba? Pasi, Karame, Imana ibwiye Abisirayeli ko bazataha i Kanani, ntago bose bagezeyo. yego, hari abapfaga babyara kandi Imana yaravuze, hari n'abakuragamo amada Imana yaravuze, yego, hari n'abacikaga amaguru Imana yaravuze, sibyo? Hanyuma rero kuba ndimo ntegura kongera kwiyubaka, yego, induru zimeze gutya,
nsenga Imana nyisaba umugore, yego nayisabye umugore ufite umutima ukomeye, deni wubatswe n'Imana, yego apana amafaranga cyangwa se amashuri, umugore Imana yubatse mu mutima, deni ufite umutima wo kuzasiporota igihe umugabo wazaba ahagazemo. nukuri Niba uyu munsi abantu bari gukora inkuru, sibyo bahagurutse bambaye, yes, ntabwo ndi butinye kuvuga ko n'umugore twatandukanye yabyinjiyemo, umugore mwatandukanye, yego, ari we wagiye gutanga inkuru z'aho mvuka, ubuzima bwanjye bwa kera, biography yawe yose uko yakabaye. yes, cyane ko nawe hari n'ibyo atazi numvaga nawe ahuzagurika, bundi already uhita ubona intambara uko yubatse. Ariko mvuga iki kintu, umuntu yatesha umutwe umugambi w'Imana, ariko ntabwo umuntu ashobora kuburizamo umugambi w'Imana ngo bikunde. That's it. Tewo kuba ngihagaze ni amasezerano n'icyo Imana ishaka, ariko iyo nza kuba narihamagaye bya bindi tuza ngo ndabona muri social media barya banywa nta kibazo kiriyo, niba hari n'ahantu habi habaho ni muri social media. Aha ni kuzimu. Rero kuza inkoni imwe, ibuye rya mbere, intosho, amazirantoki, amase y'inka, amatorotoro, byose bakubita, urabona ko ubu tuvugana abanzi banjye kuririra kuri iriya audio niho uhita ubona noneho igitendo, then ahantu bari baritsimbye baraboreye mu mitima batari bafite uko babigenza. Yego. Ariko uyu munsi ibuye ryitwa audio ribataburuye bose aho bari bitsimbye bavuyeyo, niyo nka n'uwari warabuze uko abigenza. Yego. Ndashimira Imana ku byo twiyiziho abantu batazi. Yego. Deni wowe wishaka kuba uw'abantu bashaka, ba wowe niwumva bibangamiye Imana wihane. Yego. Ba wowe niwumva biri kukubangamira ubireke. Ugomba kuba wowe wiba uw'abantu. Theogene nari nkeneye umuntu, ntago nge nari nkeneye abantu, kuko abantu burabizi iyo uryoherera barakurigata, wamara gukayuka bakagucira bakumazemo uburyohe. Yego. Iyo kode rero iracyahari, ni ukuri kw'Imana nzubaka, kandi ndatangariza isi na Satani n'abazimu bansenyeye ntago nzongera gusenya, kuko kuva 2016 ndi njyenyine kugeza ubu. Erega Pasi, hari indwara iri muri social media, kuba umuntu aje gutangaza imirimo ikomeye Imana igiye kumukorera, aho abantu bakamubwiye bati yo kumbi Uwiteka arakwibutse, tukuri inyuma, turagushigikiye, nje nzabona 1000, nje nzaba mfite iyi note y'ijana, ntago uri wenyine. Ahubwo ukajya kubona bazanye ibisharagati byarangije manda batoraguye mu kabare, bakaza bakarunda kuri izi mbuga ngo dore umugore wa runaka, dore umugore wa runaka, dore umugore wa runaka. Ntabwo waba ufite abagore wadepye mu nzu nabo watendetse ubizi neza ko isi izakubona ngo uze kuri iyi mihanda kuzuvuga uti uzuvuge ko ugiye kurongora. Ubikorera iyo hirya iyo bagashiduka, noneho inkuru zigasohoka bati runaka yakoze iki ubukwe. Ntago rero naba nicaye hano nzi ko Induba hari umukobwa, Masaka umukobwa, Kicukiro umukobwa, Kacyiru umukobwa, Nyabugogo umukobwa, Remera umukobwa, ABCD, hanyuma ngo nindangize nze hano. Yego. Abantu bamenye ko twamenyekanye. Social media nta muntu uza kuyiyoberanyirizaho. Yego. Kuko ku kanya uhita ugaragara. Reba nyakwigendera Pasiteri Theogene, Imana imutuza heza, mwabonye umubare, narabivuze ejo bundi munyataka kuri audio, mwabonye abana bagaragaye, si we wenyine, buri muntu wese n'urugero. Niki muri social media iyo umuntu azanye ikintu cyo ku buzima bwe muhita muzana igihabanye n'icy'ubuzima bwe. Reba Rusagara ngo umugore wa runaka wa kangahe, umugore wa Rusagara wa 6, uwa 10 nawe arabonetse. Kandi dore ukuntu mubigenza Pasi, wihangane wenda iyo ngeso sinyikuziho. Umuntu akagenda agaha umuntu 5,000, kavuga ati ndashaka kusebereza runaka. Ni ubwa mbere mu mateka nguye mu ikosa muri social media, audio nari mpaye uramupagana, sibyo? Kandi nabwo kuyimuha nuko yaraje kure umwobo w'ibirometero, shingura hamba 0, ahubwo uzura imbabazi. Abantu mwige gutunga imbabazi. Yego.
ntuhita wibaza Yesu aje wagira ngo social media yiberamwo abashumba ibitutsi by'amoko utabana. ni ukuri Muteye ubwoba ni ukuri. Theogene ndi umuntu waraswa, niba uriya mwambi narawutikuwe nta nubwo wafata ka sanitizer ugakamuriraho kavuga uti mukozi w'Imana ntago ibi bintu twari tubikuziho. Rero kuza ngo mfite stoke y'abagore mu nzu, umuntu ufite umugore mu nzu umwitaho ahombanye mu matama, siko mushinyagura. Ubuse nariye kuva mu gitondo, pasi kubeshya n'icyaha. Ntago nsabye ibiryo, ntago nabuze, ntago ikibazo ari ubushobozi bwo kubibona. Yesu afite ukuntu ibintu yabihaye umurongo. Ariko reba nawe nurangiza umbwire ngo mfite umugore mu nzu, siko muri abagome yababonye amanota makeya. Twikomereze. Reka mu byo kugira ngo tunasoze bashaka ko tunabwira abantu ibyanditswe byera muri bino bihe, muri buno buryo. Ni ikihe cyanditswe ngire ngo wasagiza abantu badukurikiye cyangwa se kuri uyu munsi ku by'Imana iguhereza, kugira ngo tunajyane twere gutinda mu ntambara zo muri iyi si, ariko reka twumve n'icyo umwuka aganiriza itorero. Biba ari byiza cyane kubera ko iyi si kubona yenda uwo wari wizeye yuko ataraswa ntibikwereka ko tutarageraho Satani atarasi imyambi. Yenda for the purpose buri munsi afite icyo yagiye, kandi icyo yagiye byatuma yohereza, kubera ko igihe kimwe yaradusobanuriye byatumye ibyo byose biba, byari na gahunda yo kugira ngo agire uburyo ki runaka ategura ibintu bye, nubwo ashobora kuba intambara yasanze atari zagombye kuba arwana, ariko nta kintu kiba umuntu atagiteguye cyangwa se atagihaye impamvu. Reka nere kugutinza mu mayira, reka twumve iki cyanditswe maze ubundi tuze no kuza kugisorezaho n'ubundi butumwa busoza kugira ngo ijambo ry'Imana rigende neza. Ngishe gusoma. Yego, kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka, katugende muri Luka ibice 7. Kanze mpagere neza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 7 ibice 7 umurongo wa 11. Umurongo wa 11. Somera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Yesu azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Bukeye Yesu ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ni ukuri ntabwo Yesu yigeze agenda wenyine, abigishwa baramukurikiye kandi n'abantu bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Umwami Yesu abonye uwo mugore upfushije umugabo n'umwana amugirira imbabazi. Aramubwira ati wirira. Aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Hanyuma abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose. Iyo nkuru y'ibyo Yesu akoze yamamara mu isi hose. Rekeraho. Yego. No mu gihugu cyose gihereranye naho. Sawa. Makire neza ijambo ry'Imana. Topic y'iri jambo iravuga ngo Imana igukurira umuntu mu bantu. Nukuri. Uwiteka kuvanira umuntu mu bandi. Yego. Komenti cyangwa komantere yanjye. Uyu mugore arambagizwa, yarambagijwe nk'abandi. Arashyingirwa. Amaze gushyingirwa. Yego. Agira ibyago apfusha umugabo. Yego. Hano abantu ndashaka ko banyumva. Yego. Ndashaka mbereka abantu. Abantu ni bande
abantu ni ibiki, umuntu ni nde, yego umuntu ni iki. Imana iguhishurire uyu muntu mumaze igihe mugendana. ni ukuri. Hanyuma urumva barahagurutse n'intumwa bakurikiye umurambo bagiye barira, ariko mbere y'uko binjira mu muhango wo gushyingura, umva icyo sebukwe yakoze. nta hantu Bibiliya byanditse ariko nyumva. Sebukwe atarava gukaraba yaravuze ati mukobwa rero, inzu y'umuhungu wanjye ndayishaka. Muramukazi we ati iryo ribaya waba uzi ko ari ryo musaza wanjye yaguhaye? Muramu we uvukana n'umugabo aravuga ati izi ntebe ntabwo wazicaramo, turazikeneye. Deni mu yandi magambo, umugabo amaze gupfa, kwa nyirabukwe baramwihanganiye kuko yari asigaranye umwana wabo. Deni aguma mu mitungo kubera umwana. Umwana amaze gupfa, umugore batangira kumwataka, baramushinyagurira, bagabana ibye kuko n'uwari usigaye abimutujemo apfuye. Ya Mana itabara ibahengera bikoreye ikiriba bagiye gushyingura. Yesu aturuka aho bari kwerekera azahura nabo. Mu yandi magambo, Imana ihurire nawe mu kibazo. Naho ibi ngibi turimo byo ndumva ari ibindi. Ngo arakata amenya ko sebukwe afite umupangu wo kwirukana uyu mukazana muri iyi nzu, amenya ko ikositimu bari kuzadodeshereza umwana muramu we yayijyanye. Noneho babona umugore agiye kugenda ubuzira mpamba kuko n'akana yari asigaranye gapfuye. Yesu, haleluya! Yesu ngo amubonye arakata, amugirira imbabazi, amenya imipangu bapanze, amenya imigambi yabo, amenya ibyo bagambiriye. Ngo Yesu ntiyagiye mu irimbi ngo ajyane nabo, ahubwo Yesu yavuye mu irimbi. Amen. Haleluya, haleluya! Yesu yagiye gusiba imva mu irimbi, amaze gusiba urwobo avayo kugira ngo abihanangirize n'undi munsi aca agasuzuguro n'akamenyero ku buzima bw'uriya mugore. Ngo arangije arakatahura n'abagiye gushyingura, arababwira ngo muhagarare, Stop. mutarenga aho ngaho. Stop. Ngo areba umugore mu bandi, aka kantu areba umugore mu bandi, amenya uwapfushije uwo ari we, ngo amugirire imbabazi. Yesu akugirire imbabazi wowe uduteze amatwi. Amen. Mudukubitira muri audio, mukadusekurira mu mateka. Yesu ari kumwe natwe, ntabwo turarangizanya nawe manda, turacyari mu kazi ke, kandi ni ukuri tubanye neza kuko imbabazi ze ziri ku buzima bwacu. Ngo Yesu areba umugore uri mu bandi, amenya icyo uwo mugore yabaye. Ntabwo Yesu yashakaga ko uriya mugore arwana n'uduhinda tubiri, kubura umugabo akabura n'umwana. Yesu ntabwo yabishakaga. Ngo avuye gusiba imva arakata, ahura n'abagiye gushyingura. Bajya gushyingura nta yerekwa nta nihishurirwa, bo baterura umurambo barirukankana kugira ngo nibavayo batarakaraba bahite bamwirukana bagabane ibye. Hanyuma umwana amaze kuzuka amusubije nyina, ndeba hano, watwaye ifoke yarayisubije, wajyanye inkweto za se arazisubiza, wari wajyanye ipantaro arayisubiza, watwaye isambu arayisubiza, watwaye inzu ayisubiza nyina kuko nyirabyo yarazutse. Yesu agikoreho. Munyemerere dusenga isengesho rivuga ngo mwami, iki kiriba cy'urugo ukoreho, iki kiriba cyo gupfusha ubukwe ukoreho, ikiriba cyo kwangara ukoreho, ikiriba cy'ubushomeri Yesu akoreho, ikiriba cy'amadeni Yesu agikoreho, ikibazo cyose ufite Yesu agikoreho. Imana ibampera umugisha. Shalom. Imana iguha umugisha Theo. Reka dusenge. Kandi Imana ndetse sinzi uko nabivuga, gusa ishobora byose yo iguha umugisha kubwo uyu mwanya ubuduhaye kugira ngo twumve nibi byose. Amen. Tutitaye ku mijugujugu, telefone ni 0783010002 kandi muzantwerere, ngiye kuba umugabo. Amen. Turagushimiye Uwiteka, uri umukozi w'umuhanga. Haleluya! Iki kiriba ugikoreho kuko wamenye ibyabaye muri ruriya rugo. Ukore kuri iki kiriba, ukiza abasore agahinda, ukiza abakobwa umubabaro, ukiza abamama intimba, ukiza abagabo
induru, ukize abantu benshi intambara barimo banyuramo. Nongeye kukwereka Mana abari guca mu bihe bigoye, kuboko kwawe gukomeye kubane natwe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana iguhe umugisha cyane kandi nagushyigikire mu mishinga yose iri imbere, kandi natwe abana b'Imana turi kumwe nawe n'abandi bose rero tujyane muri runo rugendo. Nakagaruka kandi mukomeze mukurikire kandi ibiganiro by'Iriba ry'Abera mubishyigikire mu mpande zose. Turabakunda cyane, Imana ibarinde.